troubling new allegations tonight about that deadly port explosion in Beirut. Sources have told the Guardian newspaper that prior to the blast, dozens of bags of fireworks were being stored in the same warehouse as that stockpile of ammonium nitrate, which acts as an accelerant in a fire. Umurwa mukuru wa Libani, Beirut, kuwa kabiri cy'umweru dusoza ku masaha y'igicamunsi humvikanye iturika ridasanzwe cyakura umutingito, umuriro hamwe n'ibyotsi byagaragaye mu kirere cya Beirut. Abaturage batangira gukora imishwaro batazi ikibaye niyo berekeza. Urabyumva nawe iyo habaye isanganya nk'iyo uko ibintu biba byifashe, buri wese akuramo ake karenge uretse kugendera mu muvundo, icyo gihe n'ubuzi iyo werekeza cyangwa se ugana. Bamwe mu babonye ibyo biba n'amaso yabo babonaga bisa naho ari imperuka yageze. Mu gihe cya mbere cyaturikaga ku buryo budakanganye, buri wese yashakishaga ikibaye. Nyuma yaho gato haza guturika icya karundura kiremereye cyane ku buryo byateje umutingito umujyi wose. Amazu aherereye nibura mu birometero 1000 uvuye aho byaturikiye yarangiritse, ibirahure biramenagurika, ibindi bisandara hasi kuri uyu mutingito. Mu kirwa cya Chypre giherereye mu birometero 200 uvuye Beirut, uyu mutingito warahumvikanye kubera uburemere wari ufite. Mu gihe ibyo byose byakubitaga, abantu bari mu rujijo bibazaga ibibaye, usibye gusa kubona ko agace byabereyemo ariko icyambu kinini kinyuzwaho ibicuruzwa byinshi bitandukanye, hakaba hanateranira abantu benshi b'abashoramari n'abandi bahakorera ubucuruzi mu buryo butandukanye, biganjemo n'abakozi bashinzwe kwakira ababagana n'abacunga umutekano, ndetse n'abandi bakozi bakora imirimo itandukanye aho ku cyambu. Mu kanya nk'ako guhumbya hatangiye gukwirakwizwa amashusho atandukanye ku mbuga nkoranyambaga yerekana iryo sanganya, amazu y'ubucuruzi n'inyubako ndende bivamo ibyotsi by'ibara rijya gutukura n'abantu bakora imishwaro. Muri ako kanya bamwe batangiye kugaragaza imibare y'abaguye muri iryo sanganya ndetse n'abakomerekeyemo. Muri ako gace k'icyambu umuriro wari mwinshi ku buryo inzego z'ubutabazi zatangiye kujya muri uwo muriro. Leta yahise itangaza imibare y'ibanze ko abamaze kugwa muri iryo sanganya bagera ku 100, naho abarenga 4000 bakaba bakomeretse. Gusa twitege ko iyi mibare ishobora guhinduka isaha n'isaha, aha biraza guterwa na raporo inzego z'ubutabazi zizakomeza gutangaza. Kuva ibyo byose byaba, igihugu cya Libani cyahise kijya mu bihe bidasanzwe. Ibikorwa byose bya leta byarahagaze, hashyirwa imbaraga mu butabazi butandukanye no kwita ku bakomeretse ndetse no kumenya impamvu nyirizina yateye iryo turika. Minisitiri w'intebe wa Libani Hassan Diab yatangaje kuri televiziyo y'igihugu ko kuwa gatatu ari umunsi w'icyunamo mu gihugu hose mu rwego rwo kunamira ndetse no kwicyubira abaguye muri iryo turika. Mu gihe Perezida Michael Aoun we yavuze ko ahubwo ari igihe cy'ibyumweru 2 bari mu bihe bidasanzwe ahakuweho amategeko yose, bakaba bagiye gufatanya n'inzego za gisirikare gucunga umutekano w'iki gihugu. Ibi byatumye hakeka ko haba harabaye igitero cy'umwanzi cyagabwe kuri Libani cyangwa irindi turika ridasanzwe aricyo cyaba kibyihishe inyuma. Mu ijambo rya Minisitiri w'Intebe Bwana Hassan, ntawegeze atunga agatoki kuba yaba ari inyuma y'iri turika, ariko yavuze ko uri inyuma y'ibi byose agomba gukurikirana, yamenyekana akabiryozwa uko byagenda kose. Benshi bahise batangira gutekereza ko uyu muyobozi ashobora kuba afite amakuru ku bijyanye n'iri turika, ari nako batangira gukeka leta ya Israel, umwanzi wabo wa mbere. Ariko leta ya Israel yahise yitakana ibyerekeye ko hari aho yabihuriye n'iri turika ryabaye. Ni ikibazo gikomeye kuko no kuvuna umubare utari muto w'abakomeretse bitoroshye. Umuyobozi w'ibitaro bya Risk Hospital yatangaje ko bamaze kwakira inkomere 400, ku buryo bitoroshye kubona aho izi nkomere zishobora kuvurirwa n'abaganga bo kuzitaho. Biracyari ikibazo kumenya umubare nyawo w'abapfuye n'abakomerekeye muri iri turika, ko biracyari akavuyo. Bwana Nizam Nijarian, umuyobozi mukuru w'ishyaka rya Katayeb, byamenyekanye ko yahasize ubuzima.
Iri shyaka ni rimwe mu yakomeye hano muri Libani, rikaba ryarashinzwe hagana mu mwaka w'1936. Mu bamenyekanye bakomerekeye muri iyi mpanuka harimo Kamal Hayek, umuyobozi w'ikigo gishinzwe amashanyarazi muri Libani. Ikintu abantu bose bakomeje kwibaza ni kimwe mu cyaba cyateye ibyago bingana gutya by'iturika ridasanzwe muri Beirut. Mu buzima busanzwe iyo ugize ikibazo kidasanzwe uhita utangira gutekereza umuntu mufitanye ikibazo cyangwa mutabanye neza. Nta tandukaniro rero no ku gihugu runaka niko bigenda, hahita hatekerezwa umwanzi wacyo bwa mbere. Niyo mpamvu tugendeye ku mibanire y'ibihugu byombi Libani na Israel, hahise hakeka ko Israel rero yaba yihishe inyuma y'iturika kugerageza ibisasu byayo, gusa ntawabyemeza kuko hari n'abari gukeka umutwe w'abiyahuzi wa Hezbollah nawe ushobora kuba impamvu. Naho mu bindi byaketswe harimo ibinyabutabire bishobora kuba byari bibitse kuri iki cyambu cyangwa ibisasu bikomeye bikaba aribyo byateje igiturika. Gusa ubu bwoko bw'ibyo binyabutabire niba byari binahari ariko ntawe uzi aho byari bibitse. Ibyo byose twavuze ntawe ubihamya, ni impamvu ziri gukekwa gusa. Mu bindi byavuzwe harimo ibigega bya peteroli na gazi. Kuri iki cyambu hasanzwe ibigega binini cyane bigemura gazi na peteroli muri icyo gihugu cyose no mu bindi bice bya Aziya. Hakaba kandi n'ibigega bibikwamo amavuta y'indege n'ibinyabiziga. Ibi nabyo byaba impamvu ikekwa kuri iri turika, nk'iryigeze kuba muri Fukushima mu Buyapani mu mwaka w'2011, ariko ibi abasesenguzi kuri iri turika nta gaciro babihaye. Mu iperereza ry'ibanze inzego za leta zibishinzwe zatangaje ko iri turika ryatewe n'ibinyabutabire bya nitrate d'ammonium. Nitrate d'ammonium ni ikinyabutabire kigizwe n'uruvange rwa hydrogene, azote na ammonium. Ubusanzwe iki kinyabutabire gishobora kwifashishwa nk'ifumbire mvaruganda yo mu buhinzi, ariko ishobora kuvangwa n'ibindi binyabutabire bikabyara iturika rikomeye. Mu makuru yamenyekanye havuzwe ko hafi y'iki cyambu hari imwe mu nzu yibitsemo toni zirenga 2700 za nitrate d'ammonium, bikaba aribyo byateje aka kaga. Ariko abazi neza iby'ubutabire bavuze ko ammonium yonyine itaturika bene aka kageni. Gusa ubusanzwe ngo ammonium ituruka nabi, ariko ntiyabyara umuriro wo muri uru rwego itahuye na oxygene. Aha niho byayobereye abantu. Kugira ngo iki kinyabutabire kibyara umuriro byasaba ko hari igishishi cy'umuriro cyaba kigiyeho cyangwa se cyahuye na oxygene ihagije, noneho umuriro ucaracaraho ukaza gutwarwa na oxygene igatwika ya nitrate d'ammonium. Bivuze ko niba izi toni arizo zateje iturika byasaba ko hari umuntu waba yarakojejeho umuriro. Uwo muntu utazwi kugeza ubu akaba ari we nyirabayazana. Ubu abasirikare bari gukora akazi ko guhungisha abantu mu mihanda yo mu mujyi wa Beirut no gutabara abari bakomeretse bafatanyije n'inzego z'ubutabazi. Imodoka z'ubutabazi n'imbangukiragutabara zirimo zirazenguruka uyu mujyi zishakisha abagwiriwe n'amazu cyangwa babuze uko basohoka mu bizu byahiye. Byumvikana ko no gushakisha abapfiriye muri iri turika nabo bari kubashaka. Ibikoresho byo ku cyambu byarangiritse cyane ku buryo ahantu hose hanyanyagiye impapuro zo mu biro, ibice bya za mudasobwa hamwe n'ibindi. Ibyandagaye ntibyitaweho. Ikiraje ishinga ababishinzwe ni ugukiza amagara y'abantu gusa. Umunyamakuru wa AFP yavuze ko yabonye umugabo wari ufite amarira menshi asaba abasirikare kumufasha gutabara umwana we wari ku cyambu. Ubwo ibi byabaga ubwo yari afite icyizere ko akiri muzima, ariko akeneye ubufasha vuba na bwangu. Ibi byari amatakirangoyi kuko kugeza amasaha y'ijoro umuriro wari mwinshi ku nyubako za Beirut. Indege za gisirikare zatunze amazi menshi, ariko byatwaye igihe kitari gito kugira ngo umuriro uhoshe. Makuruhire Arigayan umaze igihe cy'imyaka 60 yituriye hano ku cyambu yavuze ko byose yabirebeshaga amaso. Ati inzu n'ibiyirimo ibicuruzwa byose byarakongotse birashira, nabonaga ari nka bomba atomike kuko byari birenze ubwenge bwanjye. Mu bindi byangiritse harimo ingoro ya perezida yari iherereye hafi y'iki cyambu mu gace ka Abad. Ifoto yafashwe na drone yerekanye ko ingoro ya perezida yamenetse ibirahure kubera umutingito udasanzwe, inzugi n'amadirishya bikajegera. Amatsinda y'abatabazi hamwe n'abaganga nibo bafite akazi katoroshye hamwe n'inzego z'umutekano. Gusa abaganga banenzwe kutubahiriza amahame agenga umwuga wabo, bakwirakwiza amafoto y'inkomere ubusanzwe bitemewe mu mwuga wo kuvura.
Ibindi byangiritse ni ubwato bw'umuryango w'abibumbye bw'abasirikare bashinzwe gucunga umutekano no kugarura amahoro muri aka gace. Mu gihe andi mato abiri manini akorera ingendo kure yikorera ibicuruzwa nayo yahiye. Umuriro wayasanze ku nkengero z'inyanja aho yari aziritse. Mu kirere cy'uyu mujyi harimo ibyuka byinshi, bityo ambasade y'Amerika yari yasabye abaturage kwambara udupfukamunwa bakaguma no mu ngo zabo. Mu gihe abandi nabo barimo gukomeza gushakisha ababo batazi niba ari bazima cyangwa bapfuye. Mu matongo haracyarimo imibiri y'abapfuye, inzego z'ubutabazi zigishakisha uko zakuramo. Ndabashimira rero abateze amatwi iki kiganiro cyacu. Mukomeze kunyandikira ibitekerezo by'ibyo mwifuza ko twazaganiraho mu biganiro byacu by'ubutaha. Mukomeze no gukora subscribe kugira ngo mubone ibiganiro byacu, kandi mukore like na share. Ndi Denise Shema.